Mwiriwe neza mama rwa Gasabo. Tuvuganira muri aka karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero, dufite ikibazo cya fagitire za WASAC zishyuza amazi. Aho abakozi ba WASAC bamara igihe kinini bataza kukubarira amazi, bagamije ko bazagukubira ku giciro kiri hejuru. Nyuma y'amezi menshi, kubera ko iyo basanzemo inite nyinshi wishyura ku giciro kiri hejuru nta ruhare bigezemo. Ibyo ariko nawe murabatanga buhamya. None mu gutanga cash power no gutanga konteri, aho rero niho hazamo igiturire. Kugira ngo umukozi wabo azakugereho, muzatubarize RIB, polisi na MTN, abajenti babo ibyo bakorerwa n'ukuri biteye agahinda. Ese iyo bikuriye umuntu hacaho iminsi bakagufata ko wabikuriye umuntu wibye amafaranga bakagufunga, kandi ugasabwa kuyasubiza ufite ibyangombwa ko uri umu agent, buriya koko ntiharimo akarengane? Kandi MTN bibaye ari uko byakagenze nayo kuko yemeye ko amafaranga agera kuri simukadi y'umujura yaba ibifitemo ubufatanyacyaha. Ubu koko urubyiruko rurajyahe? Nyagatare hari umwana w'umukobwa ngo umurambo we wasanzwe mu gishanga. Ese sumwe yapanya ko mperuka bari barayiciye. Ikigo cy'igihugu rero cyita ku buzima RBC cyatangaje ko ngo utugari 1013 usanga dukora ku bishanga. Kuba dukora ku bishanga rero usanga abantu bashobora kuba bahandurira indwara cyane cyane yitwa bilharzioze. Ese ko indwara zirimo ziraba nyinshi kandi serivisi zo kwa muganga zigakomeza kuba mbi, hari umuntu usigerera ku gasozi? Ubu tuvuga ko umwaka wose ushize nta hantu wihengetse gutya. Se no muntu ameze Nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda umbwira ahantu z'ubwiherero rusange ku mihanda. Ngewe nkunze kubona abashoferi bihagarika ku cyapa hano ku Gishushu ugana Remera. Ndetse wa mugani ubwo umushoferi uvuye Nyabugogo yakubwe ajyayo. Reka tugende. Mwiriwe neza mama rwa Gasabo. ubwo ni mwaramutse. Mutuvuganire gusa ariko ni mwaramutse ko yakari muri Ngororero. Mutuvuganire muri aka karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero, dufite ikibazo cya fagitire za WASAC zishyuza amazi. Aho abakozi ba WASAC bamara igihe kinini bataza kukubarira amazi, bagamije ko bazagukubira ku giciro kiri hejuru. Nyuma y'amezi menshi, kubera ko iyo basanzemo inite nyinshi wishyura ku giciro kiri hejuru nta ruhare bigezemo. Ibyo ariko nawe murabatanga buhamya. Ariko ejo bundi nabonye umuntu ndakona bibaye nijoro yanditse kuri X hati rege k'amazi yabuze ngaho nteba iciro ry'imigani hiti taginga abakoboyi bandi b'inshuti zabo babyara babo hiti mu mwabaza abangaba kuko twe nta feri z'amazi tugihuriye nazo. Ariko ibintu abakozi ba WASAC bajya babikora aba babara oye batinda kuza kubara kandi ku bushake ni ku bushake nyine kuko uko amazi yiyongera imibare nyine yiyongera niko fagitire izamuka kuko burya babara bagendeye ku mazi umuntu yakoresheje. Yego ubwo urumva ko baba hari ikintu kibyihishe inyuma nyine kandi bakwiye no kuza ubundi bakabaye ukwezi gushirana na fagitire yabo hanyuma hagahanwa umuntu batinze kwishyura nka kuriya. None ibintu bya WASAC ntabwo birajya mu ikoranabuhanga. Reka tukatuvugisha ukuri, ntabwo birajya mu ikoranabuhanga. Uretse ejo bundi serivisi bashyizemo zo gusaba cash power n'ibyo ngo byagiye mu ikoranabuhanga. Ibyo nabyo byagiye mu ikoranabuhanga. Ujya ubona ko WASAC n'icyo kigo kindi cy'umuriro muri raporo za transparency, ibyo bigo bikunda kuza bikurikiranye ku cya ruswa, kandi bigakurikirana bitewe n'iki. Ntabwo habamo ruswa mu gutanga akazi, ntihabamo ruswa
iyo kuvuga ngo mu masoko ya leta ntabamo ruswa, wenda ikindi ari icyamamo ruswa ni iki ikindi kibamo ruswa cyavutsamo ruswa cyatuma wasake na rege zigaragara mu bigo bya mbere by'igiturire. rege se cash powers aho nka nyine nari ntarahagera noneho mu gutanga cash power no gutanga konteri aho rero niho hazamo igiturire. noneho wasake ejo bundi gutanga cash power yabishyize muri ntuza mu irembo, sibyo? bisa nkaho ntaho umuntu ahurira n'umuntu wowe ujyamo ugasaba bakazaza kuguha amazi. kugira ngo umukozi wabo azakugereho. iyo biri mu irembo ni ko wakundi nyine biba biri pending. Byo biratandukanye no kuvuga ngo wigiriye ku cyicaro. Burya rega irembo ryagabanyije ruswa kubera ko abantu ntabwo bagihura gutya direct. Ibintu bya wasake rero byose bikeneye kujya mu ikoranabuhanga. Niba bashobora kubona ko amazi yabuze ahantu runaka no kumenya amazi umuntu yakoresha, bazaza bashyiraho za konteri, nako bazaza bashyiraho za water power nkaza zindi ziba ku tuzu tw'amazi. ariko hari nabonye bakoresha kwa kundi bakozaho, niba ari gukoza, niba ari kunagamo igiciro kashota nako bakavoma. hariya ubuze amazi uvomye kahwanye n'igiciro wishyuye. Ariko hari n'utuntu nabonye tuba turi ku muhanda abantu tw'amazi yo kunywa ko akozaho agakarita. Nutwasake se? Oya, so twasake. Ariko niba iriya tekinoloji ikunda birashoboka ko n'ahandi byakunda. Aha mubwo mu rugo ariko nabonye hari n'abantu bagura gaze ya 700 ku munsi bagacana. Gaze ya 700 byaratangiye. Hari ahantu ngo babikora rwose ukagura ugahita ushyiramo imibare baguhaye ubundi gaze kaka. Byatangiye byatangiriye ryari? Inshuti ya Karori yarabinyeretse ko bifite Shakuru. Unyoherezeyo. ene Shakuru bwarakwereka. Ugenda kwereka ukuntu babigenza. Akwa kundi umuntu wigurira udukara twa desa akitekera. Ariko nyine minimum ni 700. Ni 700 niyo make. Ubwo wasanga ari nk'inosu cyangwa irobo. Upfa kubiteka umunsi wose. Ibintu byatera ubunebwe. Byatera ubunebwe n'ubundi. Ariko wasake ibintu byanyu byo kujya ari ngo babita percepteur. Hari abakirizi b'imisoro n'abakusanya imisoro. Abakusanya imisoro bura nibo twakwita nk'aba percepteur. Aba wasake babita gute bapima babaza kubara amazi? Ngo n'abakozi ba wasake. Ndaragira ati muraho neza mama rwa Gasabo, nifuzaga muzatubarize impamvu usanga aha hantu hakurikira ibintu byaho bihenze kurusha ibiciro biri hanze kwa muganga, ku magereza. Rwose kantine zabo wagira ngo ntizikorera ku mategeko ya Rwanda Revenue Authority, kandi batakwemerera kuhinjiza ibintu kuri hanze. Aka kantu uyu muntu avuze kari mu bwenge. Iyo bayita monopoly. Bayita monopoly. Hari nk'amakantine nk'atandatu ashoreranye. Tuvuge n'urugero, niba irindazi ryo hanze ahangaha tuzi ko wenda rigura desi, ugasanga rigura nka senyisa. Oya wenda magana gutyo. Ushobora kuba gatatu. Nk'amagana ane. Bari abantu rero badukuramo inyungu z'umurengera. Hari uwo kuvuganira abantu bajya hariya se? Igeze gusanga kantine ari y'umuyobozi w'aho ngaho. Kwa muganga se wahashyira kantine umuyobozi w'ibitaro cyangwa w'ivuriro atabizi. Arawe ibaze. Ibariye cyangwa ya mwene wa. Ibyo ni bigeze no kubivuga. Burangaga ko muri Sada Mahoro kaguraga 8,000 kagakombe. Kakandi wabazaga wamukobwa cyane. 8,000. Kagakawa. Kagakana plastique kakandi kakanzunya. Nanjye nyine narasotse muri stade kwa kundi bagiye mu gice cya mbere. Njyamo nditembereza ndagenda nibarishwa gakawa. Niba barambwiye 12,000. Niba ari bingahe? None ukibaza. Nambwiraga natemberaga narindi kunyuraho ngo mbaramutse. Waribazaga ikawa bavangamo zahabu. Oya nisanzwe n'ubundi. Ariko ahantu ugiye gufatira ikintu haba hagomba nyine kuzana umwimerere. Muri stade ntago ngiye ku ruhande rwabo. Ngajya kwa muganga ntacyo tubwira umwihariko waho hantu. Sibyo? Umwihariko kwa muganga. Utubwira impamvu umuntu ashobora gufata. Ariko kora ni no gufatirana abarwayi. Urakoze cyane. Naho umuntu ararembye wakagombye ko muri stade. Aho handi kuri gereza mu magororero. Ko nta kintu mu magororero henshi ko ari Nyirangarama
none ihakorera. ibiciro byaho ko biba byikubye nka gatatu ibiciro bisanzwe. None se kantine yo muri Nyirangarama iri muri gereza ifata wenda agashya cyangwa akabanga ikakagurisha igiciro kiruta icyo hanze. Abantu muri commentaire ntibakubwire bajya gusura abantu bari mu magororo. Birarenze Ibiciro birahenze. Dufate wenda nka biswi yabo yitwa Karabo. Sibyo wenda tuvuge ko igura icyatanu hanze. Hari igura ngahe? Ubu ugiye kumbwira ko igura nka 2 cyangwa 3? Bitabaye 2 wangaya. Hese ko uzi ko nta usonga sogobwa. Uwo mugani murabuzi ngo nta usonga sogobwa. None se ukira so. Tuvuze kwa muganga tukavuga ku magereza. Basi kuri stade ho birumvikana ko ari abantu baba bagiye kwishima. Uwishimye we byo nta nubwo biba binandeba. Ku buryo ufata igiciro ukagikuba kane se kubera ko abantu bishimye. None oya ibyishimo birahendereka. Ibyo ngibyo babyita inflation. Ubuso umuntu wese wagiye muri stade abagiye gushaka ibyishimo. Abagiye gushaka ibyishimo n'umurengwe biratandukana. Ubundi ufatirana abanyamurengwe. Ariko ntabwo wafatirana umuntu n'ibyishimo. Navuze ko ntazanywa fanta y'ibihumbi 2. Mu mwanzuro narawufashe. Naho se Sprite ibatije. Ibatije rero naje gusanga bigoye. Iyo niyo byaba bitanu. Icyo umutima ushatse amataguranwa itabi. Ariko soda yo 2 sinayarenza nayo ngayo. Hanyuma inzego zigomba kureba bino bintu nizego. Swa rwego rwacu se buri gihe dora tuvuga si Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda igomba kuzamo hano. Kurengera umuguzi. Kurengera umuguzi bambwiye ibyari byo. Ngo niko wagundi ngo ushaka kugenda ngo ugasanga ngo baguhaye ngo bagomba kuguha ibiro 2 ngo baguhaye ikiro n'inusu nirobo ubwo ibiro 2 bituzuye. Naho ibyo bintu by'ibiciro byanyu ibyo hari ababigena. Nese urumva barengera umuguzi he? Barengera umuguzi wahawe ibintu bituzuye gusa. Ntibareba ngo uyu muguzi wacu ngo yahenzwe ariko barengerwa nusuwe nyine birumvikana kuko bibari ubufite ibimenyetso. Yari bari ibimenyetso. Ngo nusuwe. Ubundi butumwa wenda bwa gatatu hari umuntu atwandikiye ubutumwa burebure. Ati mwaramutse neza mama rwa Gasabo TV muzatubarize RIB polisi na MTN abagenti babo ibyo bakorerwa n'ukuri biteye agahinda. Urugero muzi ko amafaranga y'amibano ndetse n'ayawe iyo ugiye kuyabikuza nta kimenyetso kibaho cyangwa ngo habe hari uburyo umu agent yakoresha ngatahure amafaranga y'amibano. Ese iyo bikuriye umuntu hacaho iminsi bakagufata ko wabikuriye umuntu wibye amafaranga bakagufunga kandi ugasabwa kuyasubiza ufite ibyangombwa ko uri umu agent, buriya koko ntiharimo akarengane? Akenshi ni akazi gakorwa n'urubyiruko nta finance ihagije ku buryo utakaza 300 ngo ukomeze. Kandi MTN bibaye ari uko byakagenze nayo kuko yemeye ko amafaranga agera kuri simukadi y'umujura yaba ibifitemo ubufatanyacyaha. Ubu koko urubyiruko rurajyaye. Mbe nabugamye ariko umuvandimwe wanjye arafunzwe nyuma yo gusoza bachelor akabura akazi. Umukecuru akamuhitunga akarigurisha ngo yikore none yishwe n'agahinda. Ese ko uwibye yateze bisi agency zakwa ayo mafaranga ahinzovu zirwane hapfe byatse pe mutubarize nibura niyo utafungwa igihe kingana gutyo urya wakoze umurakoze. Ese uyu muntu ubutumwa murumva atari byo? Uyu muntu ari mukuri ndetse 100%. Kamwereke Shada. Nanjye hari umwage turetse kubingane z'ibi bintu. Nuko narabuze nanjye SMS nk'iyi ngiyi kugira ngo tubivugeho burya aka SMS karafasha. Yarambwiye ati ngewe umuntu ejo yaje kubikuza amafaranga 250. Ubu weho kuri Karori yego ukabuje kubikuza icyo njye kubikuza amafaranga 24. Kubikuje 24. Oya amafaranga mbizi neza ko ari ayawe. Nzi uko yageze kuri simukadi yawe. Icyangwa se uko nsanze hano kavuga mbikurira. Urumva ko harimo akarengane. Harimo akarengane gakomeye cyane RIB nayo itarebaho ngo ibyiteho neza ahubwo RIB ariko nanone amafaranga y'amajoro n'ubundi asa. Ariko nanone mugombe umenye ko bagomba guherwaho mu iperereza kugira ngo bamenye ko nta mikoranire bari bafitanye n'uwo muntu. Hanyuma kuki bagutegeka kuyishyura? Ibindi numva nyuma y'iperereza bakagombye kureba iki iperereza rifata bakabona kuvuga ngo urabyishyura cyangwa ntubyishyura. RIB reka tubasabe iki kintu. Aba bagenti bararengana ahubwo MTN
nk'ikigo bakorera kandi umujura ntagira n'isura, nyine umujura asagira hari amafaranga Rega yibwe. nuko tuvuge MTN gusa n'aba bavandimwe bandi nabo bakora bimwe bari abandi ba Airtel Yego. nabo bibamo bibamo ariko twebwe tukiri kure kuri abanga batanze nuko wenda ifite abafatabuguzi benshi sibyo, ariko igihari cyo tuvugishije ukuri amafaranga y'amajura nta sura agira, umujura ntagira isura, ariko hari ibisambo bigira amasura, hari ibisambo bigira amasura. urumva shada reba umwana yiriwe yicaye hariya, urumva ari gucuruza uko amafaranga ageze kuri simukadi wa mugani w'uyu mwagenti ni MTN bizi aho amafaranga avuye kwa Shadada akajya kwa Karori akajya kubikuza, se MTN bizi hanyuma ribiraje ifashe wa wundi wabikuje nk'uko baba babibona muri systeme yabo, bagiye kumufunga bamutegetse kwishyura mu mafaranga, ntazi uburyo amafaranga ageze kuri simukadi ya wa muntu n'ukuntu yaje kubikuza. Ese nta buryo bwo gutrakinga nyiri simukadi hanyuma akaba ariwe waryozwa ayo mafaranga? Akenshi ibyo bisambo Bihita bitega yihuse. ibisambo ntabwo simukadi zibibaruyeho. Hari uburyo ngo MTN na Airtel ngo bazanye ngo wemerewe kubikuza mu minota 3. Yego, nemerewe kubikuza mu minota 3 amafaranga ari kuri simukadi yanjye. None se andi nya deturunye se nkayakura handi nkahita nyiyoherereza ukahita ubikuza, nkahita mbikuza None ku ya minota 3 ntabwo uri bubone amafaranga ngo namibona. None iperereza n'ubundi iperereza rumva iyo wabikuriye umuntu ni wowe uri first suspect, niwe bajya kubaza. Ariko none kuzibuka ngo nabikurije umuntu runaka, igisambo gishobora no kubikuza simukadi kigata cyica kikayijugunya, sibyo? None hari ikintu kibaho, ubona utu telefone dutoya batwita banafone, akangaka ndashobora kugakoresha kuri uyu munara hano nkahita nkuramo nkajugunya. yego, Ubwo nyine waza gukora iperereza yahagasanga aho ngaho, none se yankura hatambo. urumva rero mani dusabe ribu pe iki kibazo cy'abagenti hajye haba mu bushishozi, hajye haba mu bushishozi bukomeye. Uyu mwagenti mumusubiza ku isuka akishyura amafaranga igisambo ataziranye nacyo, atazi naho cyavuye, kandi MTN yo yatumye izo transactions zizibaho iri hari yigaramye nta kibazo yahuye nacyo. Siko bimeze se. hanyuma rero Gitega hari impungenge ngo ku bana batoroka ishuri bakajya koga muri uyu mugezi bita Mazi, muzi Mazi si uriya se wo hasi Ni ruhurura ntabwo ari umugezi, ni ruhurura. Ariko iriya ruhurura hari ahantu usanga hari amabuye yagiye avamo yomoka hakaba ikidendezi. Iriya ruhurura yubatswe ubundi 2003 2004 kuri imeze nyine. Ruhurura rero nk'uko umuhanda bawuha garanti y'imyaka 20, uwo muhanda wo mu Rwanda nayo iracyari mike nyine. Ariko niba ari uko bimeze, ruhurura ikaba imaze imyaka 20 n'ibiri yarubatswe, sibyo? Ikaba itaravuguruwe kandi hanyuramo amazi. Abaturage bari batuye ngo 2004 ubu bashobora kuba bari kubye nka 3, amazi yegereye yari kubye. Ntabwo abanyarwanda twigeze dukora uburyo bwo gufata amazi yose nyine ahita yironda muri iyo ruhurura, kandi ikaba na ruhurura igifitemo amasoko, yego, amazi agenda aza n'abo bana ahantu bidumbaguza, ni ahantu nyine amabuye aba yaravuyemo agasigaramo ikidendezi mo hagati. none ngo biriya bidendezi ngo ari amazi ngo kubera ukuntu aba agiye agenda aturuka ahantu hatandukanye akagenda akanirundira hamwe, hari ukuntu usanga yarajemo gazi. Yego, kandi rero usanga ngo abana baturutse ishuri ndetse wenda n'abandi bana bo mu ngo, kandi ugasanga ari abana bato bari munsi y'imyaka 12, ngo ku buryo bavuga yuko hari n'abagiye n'ubundi bagwa muri ibi bidendezi kubera amazi mabi. Ubwo abaturage bikaba bateye impungenge, bakaba barimo baratabaza inzego, kuko ngo hanga hamaze gupfiramo abana barenga 3 muri aya mazi, ariko bagenzi babo baracyakomeje kogeramo. Minefra n'umujyi wa Kigali ntibarebe ukuntu ruhurura bongera kwivugurura, kuko bagenda bavugurura ahantu bagiye kunyuza nka kaburimbo. Ubona nka hano uzamuka kuri Mezo barahavuguruye ruhurura barayikora, ariko ukomeje kuzamuka hari ruhurura yapfuye munsi y'amashuri yo mu Gitega. Ruhurura yarapfuye kandi yagiriye akamaro kenshi, kuko kera uribuka kwa Mutwe kera nka 2002 iromero hibuka indahibuka ukuntu hari hameze, haranyereraga kandi abantu bagwagamo ku bwinshi, amazi agahita gutwara. Ruhurura rero ni imwe mu ruhurura manini Kigali ikwiye no kwitabwaho. Harawugira ugasanga rwose birakabije, ugasanga yararidutse
yacukutse ugasanga ifitemo ibinogo, nyine ukibaza niba ari ruhurura ahubwo iri mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero inzego zibishinzwe mu mujyi wa Kigali nurebe ikibazo kiri ruhurura kuko irahagaze. Emma Claudine yarahamagawe ngo agire icyo abivugaho, ngo aryumaho, ngo ntabwo ntiyitaba. yaryumyeho, nimero yanyuze yaciyemo ihurira n'akazi kenshi yari afite. hari ahantu mperetse kumubona ndabona ese mubwire ko ibyo abanga kutwitaba rimwe na rimwe, ariko nta akazi kenshi da. Ni akazi kenshi kandi mu byashinzwe. Ubwo niba mwarahuye yisohokeye cyangwa ari kwitembera kujya kumaza ibijyanye n'akazi atari Yari mu kazi. Aho yari Usibye ko hari akandi yari arimo. usibye ko hari amakuru ngiye n'abanyanza njya kuyakura n'ibyo umujyi wa Kigali bavuze. Kacyiru aba ariyo rwose amakuru menshi. twe twigira Kacyiru Niho abari. tujye twigirayo. Niho nyine amakuru muyakenera mu mujyi wa Kigali. Muzajya uyakura Kacyiru. Sawa. Hanyuma mu bice urakoze kundanya. mu bice by'iwabo wa Karori, handi wayakura. Karo, Na mu bice baranse by'iwanyu iyo ngiyo za Nyagatare, hari umwana w'umukobwa wasanzwe ngo yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ngo umurambo we wasanzwe mu gishanga. Ariko Alphonse arambwiye ngo impamvu abagenti bafatwa bakanishyura nuko ngo baba bategetswe kwandika umwirondoro wo babikuriye. Iyo bagufashe rero utabikoze urishyura. Biriya bintu biri mu itegeko batubikurira ntibatubaze Nicyo kibazo. Ubundi kera ukuntu umuntu yakubikuriraga akakwandika mu gitabo, ari igitabo kinini sinzi ahantu cyagiye. kiriya gitabo se bagihabwaga na MTN, buriya baracyagihabwa cyangwa bategekwa kukigurira. Kiriya gitabo rero kugira ngo ukore akazi kawe ibintu bigende neza bisaba ko gahunda zawe uziyandikira. Sibyo ukavuga ati okay uyu munsi nabikoje ahantu abanapa. Nko bigumisha muri telefone none se message zuzuye. Yarakoze kunyunganiza kabisa. Hanyuma y'umwana w'umukobwa w'imyaka 18 rero bivugwa yuko ngo we yavuye mu rugo abwiye ababyeyi biwe yuko agiye gusura abana bigana ari ku mugoroba. Hano ni hehe? ni mu mujyi wa Nyagatare, Ubwo ni ni muri icyo umurenge wa Nyagatare, akagari ka Bushoga. Ndabona akagari ka Bushoga, umudugudu n'umudugudu ni Bushoga. Ni santire, ni santire uvuye ahitwa ku Kiyenzi ugera mu santire yahitwa ku Kabasazi, ukava ku Kabasazi werekeza Bushoga. Iryo zina se baracyari yita ngo bahise Mukabeza, ariko izina ni rikujije. Mukabeza nyine izina ni rikujije. Oya, none zo iryo jambo bahita Mirama basi. Ni Mirama. Dore ko Shadada hazi kundusha. mu gihe cya campaign. Oya nasubiye ngo na nyuma yasubiyeyo numva ko byivugira. Ubundi ntago wahatera ibuye. Iki gishanga ntabwo ryahagera. Iki gishanga ari cya kindi wambuka ujya za Rukomo hakurya. Hanyuma rero bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mukobwa ashobora kuba yarishwe. Bamusanze muri iki gishanga se? Ngo abandi ariko bakavuga yuko ngo ashobora kuba yaranyweye umuti wica imbeba. Ubwo ni sumu yapanye. Ese sumu yapanye ko mperuka bari barayiciye yaje kugaruka. Nta hantu zikiba. Zahari mu isoko byo ngo umuti wica imbeba. Ngo imbeba nizikuremeje ngo ngakira. Bawutuza mu kamagendo. Magendo. Hari ipfese ko arano njya numva umuntu avuga ngo sembeba nahageze umuti ngo nibyo nyine. Abagafite kujya genda umuti we. Herejya guha akapirate ngo kubera ko bugurwa mu buryo bwihishe akaguha akapirate karimo amazi bakiriwe n'umuti w'imbeba. Ari amazi. Nka za zindi zikurembeje. Aho nzifatira. Ese umukobwa yazize iki? Yavuye waba avuga ko agiye gusura bagenzi be bigana. Bukeye umukobwa umurambo we bawubona mu gishanga. Ariko ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare autopsy niri bwereka. Zagateganyo kakoza Henry. Yetse agataravuga ibyo yavuze. Iyo umuntu wapfuye. Ibitarava mu iperereza. Siko yasibye iperereza yavuze ko rigikomeje. Ahamya ko ngo nta kigaragaza ko yishwe. Reka nkubwize ukuri. Ibyo hari umuyobozi w'akarere umwe yigeze kubivuga. Sibyo muri Kayonza dusanga hari umwana waguye mu avuga ngo yiyahuye. Ntabwo atari ku muntu yiyahuye ati. Nyamara ariko meya hano yabisobanuye. Ati birashoboka ko yiyahuye kubera impamvu ebyiri cyangwa eshatu. Ya mbere yaramaze imisi avuga ko aziyahura. Ariko nejo yaguze umuti w'imbeba ari kumwe n'undi muntu. Ngayibaza. Ariko uwo muntu
ntabwo ntiyabimenya ko afite umuti w'imbeba. Kandi naho umurambo we bawusanze basanze agacupa kanukamo umuti w'imbeba, ndetse nyakwigendera yanukaga umuti w'imbeba. Bishoboka ko yiyahuye, ariko ntitwabihamya kugeza iperereza kuki batawumumirisha. yari kuvuga gutyo, ntitwabihamya kugeza igihe iperereza rizashyiraho umucyo. Ibyo bikaba birarangiye biraho. nta nawumunywesha rega karo. bashobora no kumushyira iruhande. Yego, nabyo birashoboka. bashobora no kumushyira iruhande, byose bikaba. Hanyuma muribuka icyuzi Fiston ndumva yarigeze kugikoraho inkuru. Igatsibo. Icyuzi Ni Gatsibo ni Gatsibo. Ngo gikomeje guhitana abantu. icyuzi Ku buryo ngo hari n'umugabo w'imyaka 23 nanone uherutse kuruhama muri kino cyuzi, byabaye ku itariki 26. Nubwo ubuyobozi buvuga yuko ngo hari ingamba zafashwe zo kuba bakumira abantu gukomeza kugwa muri kino cyuzi, ariko ngo babyita ibintuze madamu shefuti. ahubwo ikintu nibaza bino ano madamu abantu babemerewe kuyarobamo kuko ngo uyu mugabo yari yagiye kuroba. Urumva ahantu hari amazi mbega no mu cyuzi kiba muri Kabgayi, abantu bari batangiye kujya bajya kurobamo, kandi cyari kihari kigamije gufasha mu kuhira umuceri. Ese ahari icyuzi amafi ahita yizanamo? Ntabwo byabura iki cyuzi ko uyu munyamakuru atatubwiye icyaho giherereye. ntabwo yabura kuzamo amafi. Iki cyuzi cyitwa nabonye Rwikiniro. Rwikiniro ni akagari ka Rwikiniro, ni mu murenge wa Rwimbogo. ngo icyo cyuzi nyine cyitiranwa naho hantu. Rwikiniro se ibyo idamu zihari, uri kujya Rwikiniro idamu ihari, iri hafi na iri mu mudugudu, munsi y'umudugudu wa Ndama. Hari abaturage bagezeho barakabye bavuga ngo iyi damu ngo yaratuyobeye, ngo imeze nka triangle de Bermuda, ngo niyo waba uzi koga bingana gute ngo hari aho ugera ngo ugahita urohama. bajyaga babivuga ku cyuzi cya Nyamagana kiba i Nyanza, ko ngo hari aho ugera uko byagenda kose waba uzi koga ukaba, cyangwa se haba harimo iki, cyangwa naho harimo gazi ntayo, cyangwa se n'ahandi hantu iyo urohamye ugapanika urapfa. Urarohama. Gitifu umushuti wanjye rwose wa Rwimbogo Musonera Emmanuel. Hanyuma umudamu w'uyu mugabo waruhamyemo yabwiye itangazamakuru ko ngo uyu mudamu ngo umugabo yamubwiye ati wowe ari ku bugari, dore ndi hano ku cyuzi ndi kuroba, ndaje nzanye isonzi yawe. ku mudamu arari ku bugari ategereza nyine ko isosi iza, baraheba arangije baramuhamagara bamubwira tuzi n'ikindi, ati umugabo wawe yaruhamye. Nuko umudamu yakira inkuru mbi gutyo, yari yaritse amazi. ubwo ntumbaze ubugari icyo bagurisha. haba hari ibyuzi uko amazi agenda amara igihe ahantu mu bugari, nako bavuta gute cyane ko yabadatemba abadatemba mu bujyakuzimu bwo mu bujyakuzimu hagiye hashobora kugenda hiyongera. Hari nk'ahantu nzi Inyanza, kandi hakazamo n'ibintu bira biti n'isayo. Hari ahantu i Nyanza haba intuze, haba ahantu bigeze gucukura amabuye y'agaciro, niba amabuye y'agaciro niba ari iki gusa bahita muri kariyeri, hari hamaze gupfiramo nk'abantu nk'icumi. Ugenda ukajya kwidumba, abana bagenda cyane abanyeshuri bagenda bakajya kwidumbaguzamo bikarangira bapfuye. Ubwo rero Gitifu w'uyu murenge rero yavuze yuko ngo hari umushinga wa RAB ngo ushaka kuhakora neza ukahazitira, mbese hakaba hujuje ubuziranenge. kuhazitira se, ariko asaba abantu ko bakirinda kujya bakomeza kuhishora mu gihe babona nta buryo buhari bwo kubaporoteje cyangwa se abantu bo kuba babarinda. nk'iyo mba mu itsinda bagapanga kujya kuri Muhazi singengeyo. Nibyo umuntu hari ahantu hiherereye icyo cyuzi giherereye, ni hagati uvuye Rwikiniro ku isoko uri kwambuka ujya ahitwa mu Kidugudu, niyo damu iri kwa ba James. Ndahibutse neza. Ni umushuti wanjye witwa James nyine uhatuye uhorore w'umworozi w'umukungu. Ndahibutse neza.
ubwo rero inzego zibishinzwe bakomeza kubireba. zirebe ibibazo. kiriya cyuzi biragoye no kugira ngo abantu banahirinde ukuntu kimeze. icya mbere reba hariya ukuntu urabona ko inka zahashotse, haba hari abashumba batari bake, icyo ni icya mbere. icya kabiri hari umuhanda abaturage banyuraho n'amamoto anyuraho. icya gatatu ucyambuka unyura ku ruhande. icya gatatu gishobora gutuma hano hantu habera n'impanuka z'aya mazi, abantu baranahavoma, bavomamo hariya amazi bavomyemo bakayakoresha iki? bakayatekesha hariya barahavoma, inka irashoka nawe warayizi ukajya kuhavoma. iki cyuzi ndakizi neza cyane, uri kwambuka ujya mu kidugudu ntacyo bitwaye, ujya ku muyobozi w'umutekano. ikigo cy'igihugu rero cyita ku buzima RBC cyatangaje ko ngo utugari 13 two mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, utugari 1013 naringize ngo uvuze 13 tw'utugari mu Rwanda, mu turere dutandukanye tw'u Rwanda usanga dukora ku bishanga. Kuba dukora ku bishanga rero usanga abantu bashobora kuba bahandurira indwara cyane cyane yitwa bilharziose. Bilharziose ibamo kandi iyo ni indwara yo mu nda yagarutse, inzoka kabisa. Hanyuma ikaba yaboneyeho gusaba abantu kwirinda gukwirakwiza umwanda, cyane cyane bya bindi bita kwiherera ku gasozi. Hari umuntu cyane cyane ko abantu bakigira iyo ngeso. Hari umuntu usigerera ku gasozi. Ejo bundi Rade ntabwo yadukoreye inkuru. Ni Rade abantu ku isoko. Umugabo yibese munsi y'isoko, isoko ritagira ubwiherero, ahubwo se niwe uvuga ko nta bantu bakiherera. amasoko menshi usanga adafite ubwiherero, nawe bufite bufunze. harya yaraharira wa muntu ari kwihagarika munsi mu rutoki munsi y'isoko gutya mu rutoki, ntabwo wari uhari. Ni muri ya minsi yararwaye. Ariko Fiston azazana intuza mu mujyi koko, yafashe umugabo ari mukabona amutunga kamera uzana ingwe mu mujyi, agapipi yari yagahishe. iyo korode niyo yayizanye. Korode yazanye ingwe mu mujyi. ibintu biratangaje pe. Ariko se iyi muco nari nzi ko wacitse, umuco wo kwiherera. Ubu tuvuga ko umwaka wose ushize nta hantu wihengetse gutya se n'umuntu ameze. Oya gutya byo biragoye. Nabikora nte drone z'i Kigali zihari. Ese za drone ubundi byarageze abantu njya mbabona biherera ku mihanda. Ndihangana ko bishoboka nkagera mu rugo. Izi drone zigiye kugera mu mihanda yo mu byaro, ngo zizengurukamo abantu bangiza gahunda z'intuza nyine. Zadufasha cyane rwose. None se Kigali ko ntawe kuva byatangira ko ntawe baratwereka bafashe biherera ku mihanda. Niko nta muntu turabona ngo bavuge bati kandi ko tubabona igisura cya Romeo. Wenda njyewe sinabikora, iyi foto irasekeye, ariko hari abandi babikora. arimo aragira nta n'agahuru gahari. wapi gusa haba ari hehe, haba ari hehe umuntu ajya kuriya? Ni munsi y'isoko bafunze ubwiherero. Indwara zo zabaye nyinshi kandi bagifite uburyo bwo kubimenya. Ese ko indwara zirimo ziraba nyinshi kandi serivisi zo kwa muganga zigakomeza kuba mbi? Naringize ngo uri kuvuga ngo zabaye nziza. Oya, serivisi zo kwa muganga, indwara ziri kwiyongera ariko serivisi zitangirwa kwa muganga zo zikarushaho kugenda gake. Serivisi zitangirwa kwa muganga muri iyi minsi barashyize ibintu muri systeme kugira ngo bajye bivuza babyihuta. Kandi Romeo nawe ntabwo systeme iri kubyoroshya. Byihorera indwara ziba ari nyinshi. Systeme yarabyangije noneho cyane. Ngo wakubwira iyo ndwaye yitwa ngira nyankumva ikintu. Akizo ni zabukuru. Tete ariko mvuga indwara yanjye mujye mwubaha abakiriya. Izo ni zabukuru. Kiramfata gitya. Ngo ngiye kuryama nkumva kirabanuza giti. Icyo bakita cya rusoka. Noneho nkabaza umwana akambaza tubaye iki se bamini gifashe mu gihumbi. Hati mu gihumbi. Hati we kandi nahoze nkubwira ngo umesenyize. Indwara ari nyinshi. Gusa nyine ikintu gihari, abaturage dukeneye kwivuza indwara tuzi. Indwara z'inzoka numvishe Minisante ivuga yararangaye. Kandi indwara z'inzoka zikomoka kuri ariya mazi tuvoma mu bishanga, ntidushobora kuyakira mu gihe tudafite amazi meza. Kuzikira
kandi ahantu henshi baracyavoma mu bishanga babana None twavugaga igitangaje- ibyumba muri mazi none Oya. babuzwa n'iki banza wumve ikindi uvuga ngo amazi atemba nayo afite umwanda wayo ariko aya mazi y'ibidendezi tuvoma y'ibishanga none se urabwira abantu ngo ntibaze kugira abana bava kwiga mu Rwanda nyakubahwa minisitiri w'ubuzima mu Rwanda umbwira ahantu uzi ubwiherero rusange ku mihanda burahari Hehe. hagati ya Ruhango na Muhanga. reka duhaguruke i Kigali tujye Musanze ubwa mbere burihe Oya reka njye uretse duhaguruke Kigali tujya mu majyepfo. oya gato turaza kuzita Ntacyo yego. haguruka Kigali werekeze mu burasirazuba. reka ese hano mu duhaguruke mujyi wa Kigali ho ntabwo byari bikwiye ko haba hari ahantu hari toilette publique atari kuvuga ngo mu mazu gutya oya zirahari Abantu benshi ariko zirahari. Nyabugogo se irahari. ntizihari. Muri Zirahari. gare mu mujyi. oya na hano irahari hano kuri ya rompuwe bashyize kamera ha hantu umuntu aparika bakamuha Ejo bundi nibwo ariko abantu benshi ntabwo babizi ariko ko ari toilette publique barabizi ahubwo mva nkubwire igihari reka dukore urugendo haguruka Kigali ujye Rubavu Ntaho ndayibona ku muhanda. Hari turagenda amashyamba menshi. ariya mashyamba rero menshi Yego. turagenda tukaparika imodoka ntujya uca ku modoka zahagaze Yego. abantu bavuyemo bari abantu uzi ngo baba baramukanya ntabirwana Baba bagorora amaguru. bari n'igihe na shoferi ari ubabanziriza umva Rome ejo bundi uribuka inkuru nakoze yo mu rukomo rwa muri turi Gicumbi. muranamika amagambo Ehe. noneho tukagenda abantu bajya mu duhuru Kigali Musanze ni ukuvuga ngo bisaba kuza guhagarara kwa Nyirangarama N'ubu umuntu arabivuze ngo ni Pasi na Gerard. hari akandi ga coffee shop kari hano hejuru ishyorongi ariko ubwo ntabwo uragera kwa Nyirangarama leta eshatu zivanyemo abantu Yego. imizi indi igenda iyo oya Haba huzuye. huzuye hari ukuntu bireba ukavuga uti kanigira imbere Yego. iyo urebye kwa Nyirangarama umanuka hari ahandi hantu hazaga coffee shop k'abasirimu nako ariko bakariya bakita kwa Namuhaye ntabwo wajyayo ushonje Kwa namuhaye. Namuhaye icyo ari cyo kwa kundi hari utunyagwa tw'udukombe tungana n'akagafuniko ukagatereka imbere y'umuntu ngo umuhaye icyayi n'uburozi ntibwamuhereza kiriya aba ari icyayi mwagiye mugaburira abantu Kandi mu majyaruguru. Reba Sandrine. wakiguze cyangwa se ngo umuntu ngo arakwakiriye niba n'icyo waguze nduba waguze akangana gutya icyo Reba Rome. noneho tukamanuka ubwo ndacyajya Rubavu iyo tuvuye aho turenze utwo dukofi shop twongera kugera ku cyitwa Mukamira Yego. Aguze ko ari byo. niho hantu wongera kubona ahantu wavuga ngo wikinge nabwo ariko nujya kureba abo bantu ntabwo bubatse ubwiherero bubatse coffee shop n'ibindi bacuruza Bashyiraho noneho twebwe ubwiherero. tugaprofita ubwiherero bw'abakiriya tutarimo n'abaguzi mutekereze umunsi nyiri ntuza nyiri shopu cyangwa ucuruza yafashe icyemezo akavuga ati umuntu utakweretse fagitire ntakinjiremo ko avuye kutugurira Byagorana. ntabwo bigoranye n'ikizi Kuko no mu rusengero ariko basigaye bishyuza. none se niba padiri yishyuza ubwiherero ni kubera iki Mukamira Nyirangarama n'abandi batabwishyuza Reba ahantu Sandrine ngiye kukubwira. none abo bantu bose biherera mu bihuru hariya Ni mu bihuru. bikaza imvura ikaza kumanura ku gishanga abantu bakavoma Tukavoma, none se uravuga ngo abantu birinde izihe nzoka Reba mu rukomo majyepfo kandi mu zorowe majyepfo nabonye akangaka ko. Reba mu rukomo brochette ihaba. Uzi ko bura mu rukomo ntabwihe iriya Sandrine yose. Ntabwiherero public igira. Kuva hano ujya Gicumbi. Oya. Mu mujyi ukagera Gatuna. unyibukije ahantu we ni Twaparitse. ndi kumwe na Adolphe nawe twari kumwe urabona iyo ukase umuhanda werekeza Nyagatare Nyagatare. hari icyapa gihari twarahahagaze Adolphe asubira muri santire kuzana amazi najye twakiranyijwe n'umunuko none turavuze ndebye ku ruhande mbona haruguru ku mukingo uzi ko haje umuvu agasantire kose kankoresheje ijambo niho kanyara hacitse umuvu None se ako Turimuka. gasantere. noneho ako gasantire uwo muntu iyo aho banyara hari karigori kuvuga ngo imvura iguye irakusanya iyo ikusanyije ijyana muri cya kidendezi abaturage baravoma n'abana Yewe rero nagize ubutwari mpamagara meya w'akarere ka ntacyo Gicumbi. wakoze rero Arambwira ati ubwo twateguye miliyoni 86 ayo mafaranga turajya yo kubaka ubwiherero no gutunganya gare yo mu rukomo ayo hariya. turayariye umva mubwire Ariko icyambere cyari Manuel ntaze kuturya ayo mafaranga natwe turimo Tuzarya. iwe ndimo ntaze kundi singibi Yavuze ko Harose ni. aho ariho hose ariko reba uyu mukoboyi
ntugire ngo ni injiji atwaye na kompiyuta agenda agasoma n'ikinyamakuru yapareye diplomatique. ariko ikigaragara se ni mu Rwanda rero meya muhamagaye mubajije icyo kibazo cya Sandro mu Rukoma, yarambwira ati icyo kibazo rero abaturage nabo barakitubajije, ati gusa iyi ngengo y'imari, ati rwose turimo kuvugana na yego mwe mworoheje. Ngewe nkunze kubona abashoferi bihagarika ku cyapa hano ku Gishushu ugana Remera, rero ubwo bwiherero bukenewe henshi. Murakoze. Ndetse wa mugani ubwo umushoferi uvuye Nyabugogo yakubwe kandi harimo cyane ko batakihatinda ajyayo ntaho hari icyapa nanjye njyewe abantu nkunze ko nabihagarika no inyuma ariko y'icyapa urabona kino cyapa cyo kwa Rando uza mu mujyi uturutse nyine kwa Rando urabona ko kibaho utuzu twinshi, hari ukuntu umuntu agera kandi inyuma y'ibyapa y'intuzu hari agahuru. ibihuru byo kwa Rando se ibihuru byo kwa Rando burya nibo babyuhira nimubona bitoshye mujye mumenya ko ahubwo umuntu wategeye hari utarayihengetse. Reka nshimire ubwirinzi ukuntu avuze. Kera iwacu mu cyaro habaga wese z'abagenzi bakayubaka hafi y'umuhanda cyangwa akayira bakandikaho n'icyapa cyerekana aho iyo wese iri. Umunsi nabaye gitifu iyo gahunda nzayigarura. Iki uza amahirwe azaba na mudugudu